umuntu yikorana n'umutwaro akabawe ngiye gusengera urugo rwa mwene data. Hari ikibazo ufite cy'umuntu utabyara, ikibazo cyo kubyara, hari umuntu wari ufite n'umwego, genda umwego ukoremo. Ufite umwingo w'imbere, akize kano kanya afite umwingo w'imbere. Uhagurutse twese. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. N'itangiriro mukomeze niba utarwaye kandi nubwo waba urwaye wakira. Umwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana bituma icyubahiro cy'Imana kimanuka, ubwiza bw'Imana bakamanuka. Ushobora kuba waje ufite ikibazo kikugoye, iyo turamya Imana tugahimbaza Imana bituma ubwiza bw'Imana buza bukamanuka. Reka nsabe abaringi baze badufashe muri uyu munota nk'ibiri, ndaba ndi kubafasha dufatanye kugira ngo ufate mikrofone. Nyaboneka nagiye mbona abantu bakirira indwara zabo mu ndirimbo, nagiye mbona abantu Imana ibakiza ikabagira neza. Rero ubwo turirimba ndakwinginze kugira ngo ube maso kandi utegere Imana. Ari hano, ari hano, ari hano, yesanire atuyesimesha ufatanye twizera ijambo ryiwe. Ari hano, ari hano Yesu, ari hano, ari hano, atunemeshe, aturemesha, nitwizera ijambo ryiwe. Ikiganza cyawe cy'iburyo usenga Imana, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Amahanga yose azagupfukamira, amahanga yose azakuramya. Niyo mpamvu natwe turirimba indirimbo tugushima imirimo itangaje wakoze Mwami. Izina ryawe rihabwa icyubahiro muri aya masaha, tuganze kandi ukore imindi yawe igaragare Data ujya muze mu ijuru. Onesoka ainezozika aemo maadozike. Uyu mugoroba ni umugoroba w'umugisha, ni umugoroba udasanzwe, ni umugoroba twirukanye imbaraga z'umwijima, ni umugoroba dutwitse imbaraga zose zabasha kuba umugambi wawe, ni umugoroba tuvuga ngo ubwami bw'Imana buze, ni umugoroba tuvuga ngo icyubahiro cy'Imana kimanuke, ni umugoroba uyu munsi none dukandagiye imbaraga zose zatugendagaho, ni umugoroba Imana ihaye umugisha. Haleluya! Ni umugoroba Imana itanze umugisha, ni umugoroba imiryango ikingutse, ni umugoroba Imana ikinguye imiryango, ni umugoroba udasanzwe ukuntu wese ageze hano, ni umugoroba twirukanye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. None sopake yozike.
sosire nevo magazikere. Mwicarire. Ngiye kuvugira ijambo nuje kugira ngo hari ryumvikane. Kwa tuvuze ngo mugenzi wawe muhagaranye cyangwa se muri kumwe, ibintu byose biri ku buzima bwiwe byari mufasheho, ibyamugendagaho, indwara yari afite, ingorane yari afite, ibibazo yari afite, byose uko bingana bigiye kumufasha guhimbaza Imana. Ibintu byose bikubuje amahoro, ibintu byose wari ufite ku buzima bwawe nawe ubwawe nabwo udashobora kwitura, nubishe mwuka w'Imana ambwira ngo bigiye kugufasha guhimbaza iki? Imana. Bivuga ngo n'abazanye imiti yo mu bapfumu ubu uyu mwanya turayihinduye, ntabwo ikibaye imiti yo mu bapfumu, nayo igiye kumufasha guhimbaza iki? Imana. Hari abaza bisiza ibintu bakavuga ngo nibaza kuramya baza guhimbaza Imana ngo ibintu byacu bize gupfa. Oya, ibintu byose biri muri kino kibanza byose bigiye kudufasha guhimbaza iki? Imana. Komera Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi. Nimba ari ubukene ufite, nimba ari ibibazo ufite, nimba ari uburwayi ufite, ibyo bintu byose ubwira umutima wawe, ubwira umutima wanjye, namenye ko ibintu byose byari bifasheho bigiye kumfasha guhimbaza Imana. Haleluya. Nyamara hari abamaze kwakira ubuhanuzi, hari n'abamaze kwakira ubutsinzi bwawe. Ibintu byose bigufasheho, ibintu byose biri ku buzima bwawe, ibintu byose bikubusha amahoro, aka kanya ni umwanya mwiza, bigiye kugufasha guhimbaza Imana. Reka impamvu Yeriko yaridutse, hari abantu bafite ubuhamya bazi neza yuko Yeriko hagiye kuriduka, kandi nta mapiki bari bafite, nta mashoka bari bafite, ariko kuko bari basobanukiwe yuko Yeriko iri buze kuriduka kubera kwizera bafite, barazenguruka nk'uko ijambo ryababwiye, bakomeza bazenguruka. Mu inshuro ya karindwi bavuza induru, inshuro ya karindwi bamaze kuvuza induru, inkike zirariduka. Twari tuvuze ngo ibintu byose uko bingana bigiye kugufasha guhimbaza Imana. Ijambo rigisohoka, ijambo ukimara kuryumva mu kwizera, udashoboye kugenda wahaguruka agenda. Haleluya. Umutwe ukurya wawujegeza, ufite kanseri wabibya ngo kanseri nawe ugiye kufasha kujya gute? Guhimbaza Imana. Bakwirukanye mu nzu, ufite inzu impapuro z'uko baguhaye pirive, uhitana urupapuro nawe ugiye kufasha kujya gute? Guhimbaza Imana. Ntabwo uri bumenye igisubizo cyawe cyaje kuba yuko wamaze kumenya yuko ibibazo ufite, ingorane ufite zigiye gufasha kujya gute? Guhimbaza iki? Imana. Haleluya. Ariko twabaye gute? Imana ishimwe. Reka nkubwire, bwira ubushomeri ufite, bwira wawe ushomeri, ndabizi ko uhari, ariko muri uyu mugoroba nawe uramfasha guhimbaza iki? Imana. Impamvu tugera mu rusengero ntidusubizwe n'iyihe? Nuko turicara ibibazo bikaduherana, bikatubwira ngo nawe utabyara, nawe akazi kahagaze, nawe wavuye mu rugo umugore gututavuga ngo ntacyo maze urimbwa, nawe ugakomeza ukumva indirimbo, ariko ryajwi uri kuryumva rikubwira ngo ntacyo maze. Umva, uyu mugoroba niba mpano uravuga ngo ibibazo byose wari ufite byose bigiye kugufasha kujya gute? Guhimbaza iki? Imana. Komera Yesu amashyi. Hagurukana ikibazo cyawe, gihagurukane. Vango ndaguhagurukanye wa kibazo cyanjyewe, vango ndaguhagurukanye wa kibazo cyanjyewe, kandi uyu mugoroba ugiye kumfasha
guhimbaza Imana. Umva wa kibazo we, umva wa ngorane we, umva wa bukene we, umva wa bibazo we, umva wa nzara we, umva wa bushomeri we, umva wa burwayi we. Uyu mugoroba n'uyu nguyu n'iyi saha ugiye kumfasha guhimbaza Imana yanjye. Imana yanjye niyo yandemye, niyo yandemye, ni umwana wayo, ndayisobanukiwe. Uyu mugoroba rero urafasha guhimbaza Imana. Komera Yesu amashyi. Yicaye ibibazo byawe bivuyeho mu izina rya Yesu. Abana b'Imana dufite amahirwe aruta y'abandi bose, kuko ku iherezo ry'uru rugendo tuzabaho umunezero. Haleluya! 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 Ndareba umunezero ku buzima bwawe. Uyu mugoroba ndabwira umutima waruhungabanye ubaho mu izina ry'Uwiteka. Imana imanuye umunezero, Imana imanuye amahoro, Imana imanuye ibyishimo. Imana nawe iraje kandi ntabwo iri butegeke, irasohoza icyo yavuze mu buzima bwawe. Uyu mugoroba ni umugoroba Imana iri busohoze ibintu yavuze ku buzima bwawe. Ni umugoroba wo gusubiza gakondo yawe, ni umugoroba wo kubona umugisha mu izina rya Yesu. Turimo ruhanura kandi hari n'abantu batatu bamaze guhanura mu izina rya Yesu, bamaze kwakira, bamaze gucakira mu izina rya Yesu. Hari abantu bumvise nuko Imana nako bamaze gucakira. Dukomere Yesu amashyi. Nimugoroba Imana yandemanya umunyabigize, ndakorana n'abantu nimugoroba bize. Uyu mugoroba ni umugoroba tugiye gukora n'abantu bize, kandi iyo wizera ukizera Imana yo mu ijuru ikugira neza. Rero uyu mugoroba turakora n'abantu bagiye kwizera ibintu bimaze igihe byaranze, bitagishoboka, bitagikunda, babwira umutima wabo, tuwa mutima wanjye ibyo bintu uko bingana kose bigiye gukura mu izina rya Yesu. Ariko nimubyumva mutere haleluya. Ikirere cyatunganye, ikirere cyafungutse. Isome ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa
ibice byaho 14 ku murongo wa 9 ndetse n'uwa 10 iyo tugiye kuvuga tugasenga kuko ndabizinze yuko ibintu byamaze gukoreka mu izina rya Yesu. Byamaze gukoreka, hari ibintu Imana yamaze gukora mu bana bwayo. Sinzi niba wabisomera cyangwa nanjye nasoma 9. Biravuze ngo uwo yumvise Pawulo avuga nawe amuhanze amaso abona ko afite kwizera kumuhesha gukizwa. 10 avuga mu ijwi rirenga ati byuka uhagarare ibirenge byawe weme. Arabambanduka aratambuka mu mwakira ijambo ry'Imana. Mugereje aho gutambuka bariyeri imbere yawe irenge utambuke mu izina rya Yesu. Ibyo jambo kuzagiye kandi Imana idufashe kugira ngo tubyumvane. Ndabizeza ko hari Imana igiye kukimuraho imiryango, hari bariyeri zigiye kuvaho, abana b'Imana bakagira gute bagatambuka. Paulo Kozimana Paulo muramuzi. Uyu Paulo ni umugabo witwaga Sawuli, kandi uyu Sawuli ubuzima bwe yarabayemo bwari ubuzima bwo gutoteza abana b'Imana. Ntabwo yemeraga ijambo ry'Imana, ntabwo yemeraga Yesu Kristo umwami n'umukiza, yemeraga ibyo basokuruza bemeraga, yarenganyaga abantu b'Imana. Ngo ariko umugoroba umwe cyangwa igihe kimwe ari Damasiko, ngo ahura n'Imana, ahura na Yesu nashimwe cyane. Reka mvugire ijambo, hari nk'umuntu waje yihishe, sinzi impamvu bahisaza ubuhanuzi, yaje yihishe kuko aho atuye, aho akorera ntabwo bamwemera gusenga uko dusenga, we ntabwo bamwemera ko basenga muri ubu buryo. Abyita ko ari abasazi, bari abantu b'abasazi wabagiriye mwiki. Uyu mugoroba Imana yambwiye uwo muntu agiye guhura n'Imana. Yesu nashimwe cyane, kuko wabcikanye, wagerageje, uravuga ati nanjye ubwo baterana nanjye ndibuze kujya mu nzu y'Imana. Nubwo ubuzwa gusenga, uyu mugoroba ubuhanuzi buje bumbwira ngo ugiye guhura n'iki n'Imana. Wakomera Imana amashyi. Paulo nawe niko byari bimeze, ntabwo yemeraga Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ngo yatwaye ibitabo ajya i Damasiko. I Damasiko, mu murwa w'i Damasiko, yaragiye i Damasiko. Kandi kujya i Damasiko ntabwo yagiye i Damasiko agiye mu bihe byiza, agiye gufasha abantu, oya. Yaragiye i Damasiko afite abantu afite ku rutonde agomba kugira nabi, bamwe bagomba kwicwa, abandi bagomba gufungwa. Yari afite impapuro zimwemerera yuko hari abantu bagomba gufungwa bavuga izina rya Yesu Kristo. Ariko ngo arimo agenda atambuka, ngo yikubita hasi, nta cyamuteze, nta kindi kintu cyamubayeho, ahubwo marayika w'Imana cyangwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yaramutunguye. Reka nkubwire ngo hari ibintu bigiye gutungurwa mu isi y'umwuka. Haleluya! Hari ibintu bigiye gutungurwa, hari ibintu Imana igiye gutungura. Birashoboka yuko wari uri mu buzima butari bwo, buzima budahwitse, birashoboka ko, ariko numvishijwe rimbwira ngo hari ibintu bigiye gutungurwa. Uriya mugabo ajya i Damasiko ntabwo yari gutungurwa, ariko Yesu Kristo aramutungura ngo amukubita hasi. Ngo yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Reka nkubwire ngo ijwi ry'Imana ryaje, ntawe uvuga ngo urinde, oya. Ajya arimenya akamenya ko ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana iyo rivuze umuntu agira gute ararimenya. Bibiliya irambwira ngo amaze guhamagarwa yaravuze ngo urinde mwana. Mbarizo muri kumwe ngo ni cyamubwiye ko ari umwana. Ndumva hari umuntu hano umugabo yasesereye akamubwira ngo uvuye umunsi wa none tugomba gutandukana. Imana irambwiye ngo kano kanya turi kuva ino jambo, Imana isanze uriya mugabo, Imana ivuganye nawe. Haleluya! Bwira umuntu mwicaranye mbwiye ngo Imana ivugane n'ikibazo cyawe.
barimo basenga, abantu bagomba gufatwa barimo bagomba gusenga binginga Imana. Yesu Kristo abona ko ari cyo gihe cyo gufata Pawulo gitumo. Amaze kumugoye gitumo aramuhamagara ngo Pawulo urandenganyiriza iki? Aravuga ngo urinde mwami. Aravuga ngo ni Yesu w'i Nazareti urenganya. Imana Yesu Kristo amurangira aho agomba kujya, nawe yemera kujya gute? Kubatizwa. Rero aha twasomye yari mu rugendo rw'ivugabutumwa, yari mu rugendo rwo gutangira kuvuga ubutumwa bwiza nyabwo. Igitangaza cyabaye ahantu i Lusitira hari ikirema ngo cyamugaye ibirenge, kitabashaga gutambuka, nta nubwo cyasabye amasengesho. Oya, hari ukuntu dusaba amasengesho. Cyari kiri aho ngaho, mubyumve neza, gitegereje kuzipfira, ntabwo cyari cyumvira ko kizakira. Ni ukuvuga kwa Pawulo umukozi w'Imana ngo Pawulo akirebye mu maso, akitegereje mu maso, ngo abona ko gifite kwizera kumuhesha kujya gute? Guki. Tujya dusengera abantu hano tukabafataho n'umwanya. Iyo utari bukire turabimenya, kuko hari ukuntu umuntu aba ari hano ariko akaba ari gushidikanya. Ngewe kwa muganga barambwiye ngo uburwayi bwanjye ni forever, ntabwo buzakira. Barambwiye ngo nintegereze Imana izamuhamagare, ariko akaza hano mu materaniro atizeye gukira. Nibo tugira. Ntabwo nzabyibagirwa. Bishobora kuba ari 2013 cyangwa 2017, hano haje umudamu umwe aturutse Kibuye afite umurwayi CHK. Nagomba kwakira abantu 15 gusa, akabiro kabaga hano. Turangije kwakira 15, usanga abandi nka 20 hano. Barantangira barambwira ngo pasa natwe turi hano uradusengera. Ndababwira ngo ndananiwe ngomba gutaha. Buri mwe wese agenda mwiri ikibazo. Umwe aravuga ati ariko pasa nyewe ikibazo mfite ntabwo ari icyanjye bwite, nubwo nanjye mfite ibyanjye bwite, ariko mfite ikibazo cya mwene mama. Ndamubaza ngo kimeze gute? Arambwira ngo ikibazo dufite, mfite mwene mama uri muri koma amezi 4, ari muri koma amazemo amezi 4, ari CHK. Babandi bose bari baraho ngaho, bose barebanyeho basanga ufite ikibazo n'uwawe undi ufite umuntu uri muri koma. Baravuga ati noneho rero birashoboka ko pastor wenda ahari ari bugeyo. Uwo mudamu nsanga afite kwizera akantu k'amazi gatoya, amazi. Sanga mu gashagoshi afitemo kwizera gukomeye. Aravuga ati pasa ngewe mfite amazi hano, yasengere, numara kuyasengera ndajya na CHK. Umurwayi wanjye ndizera ko hari ikintu Imana igira gute imukorera. Mbariza mugenzi ngo waje wizeye iki?
wakira igitangaza cyawe. Haleluya. Ibibazo byose waba ufite si ngombwa uburwayi. Hari ibibazo abantu bagendana, hari ingorane abantu bagendana, izo zose wazizera Imana igakora ibitangaza. Sema amen. Haleluya. Amazi twarayasengeye, tumaze kuyasengera yatwara. Ndamubwira ngo rero nugera sehashika ntumunyweshe amazi. Mubusanzwe nta muntu uri muri kumwe amazi, murabizi. Ntagire ikintu mukoraho cy'ayo mazi, ahubwo ufate agaponje gatoya niza ko gatambaro kawo mazi. Nurangiza umukozeho gutya, nurangiza utegereza Imana, umva kwizera. Haleluya. Nuko twamubwiye afata agatambaro, agezeyo abikora uko nguko. Nta pasiteri baba bari kumwe. Ariko pasiteri uzi ibindi, hano haje inyoni zindi z'imbuzi, hari ibintu birara bivuga. Ibyo bintu wabisengeye ukizera bikagenda mu izina rya Yesu. Komeza uhagarare inshuti yanjye, nawe urabona igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi. Mbega hari impamvu, hari impamvu. Haleluya. Amaze kumukoza hari nimugoroba, arangije bararyama bisanzwe. Baryama hafi y'umuntu wabo nuko baryamaga hafi y'umuntu wabo n'ubundi. Mu isaha y'isa 9, ubundi isaha y'isa 9 ni umuzo w'iki w'Imana. Umubyeyi yabyutse aririmba avuga ngo nishimiye yandikishije by'urukundo rwe mu by'isi Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu. Haleluya. Yabyutse akanguka aririmba iyo ndirimbo. Abari kumuvuza induru bajya kureba muganga, amwe ati dore umuntu wacu arabyutse. Bamusobanura ukuntu byagenze. Haleluya. Icyo gihe twabonye abaganga benshi batutarira CHK baza gusengera hano, kandi nabo bagiye babona igitangaza cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngwino mukobwa, ngwino mukobwa, ngwino hano. Uriya mwana muto naze hano, naze hano. Ihute, humura ntacyuraho. Imana ishimwe. Nimba hari ikintu Imana ishaka, irashaka abantu baheka abandi. Abo murabyumvise? Wowe guheka ibibazo byawe wenyine, ahubwo ushobora no guheka abandi, ukabizera ukabaheka mu izina rya Yesu. Haleluya. Umuririmbyi yarimye neza ngo abajyana na Yesu. Jya mu mugongo sha, jya mu mugongo, jya mu mugongo. Nibo bazagabana umugisha. Habajyana na Yesu gutabara abandi, nibo bagabana umugisha. Namwe nshuti zayo, mwe kumenya ubwanyu, kuko mwababariwe, ntubabarira. Habajyana naye gutabara abandi, nibo bazagabana. Habajyana gutabara we, nibo bazagabana, nibo baza. Haleluya. Habajyana gutabara nibo basaga. Wapale sotele mama, ainie neseseke.
abajyana we, abajyana yo gutabara we, oh nibo bazaheye. Abajyana we, abajya gutabara we, oh nibo ayayaya, oh lezo leo, oh namwe nshuti we, namwe nshuti zanyu, we kumenya ubwanyu, we kumenyeka uko mwaba bari we, uko mwababa mubabarirane mubaba. Abajyana we, abajyana gutabara we, nibo batagawana, wenesotele mamarirozike, oh abajyana we, gutabara we, nibo bazagawana. Imana irimo imbwira ngo impamvu zirasubizwa ntabwo duheka abandi, ntabwo dutabarana. Ni kangahe umukristu amenya ikibazo kiri mu rugo rwa mugenzi wiwe agafata amasengesho asengera icyo kibazo? Ni ryari? Ni kangahe umuntu yikwenda umutwara akavuga ngo ngiye gusengera urugo rwa mwene data, ngiye gusengera uriya mukobwa bahora babenga, ahubwo ajyana amagambo avuga ngo ngo mwararebye ngo yaragumiwe, nyamara ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nibo bazagabana iki? Umugisha w'Imana. Imana igumisha sha. Imana yambwiye ngo tugiye guhekana, gira guhekana. Turabona ikibazo cyabaye kwa kanaka tugaseka ngo nabo babona, ngo nabo bapfushije, ngo nabo babona, nyamara tugasaba gutabarwa. Namenye ko kugira ngo ubone umugisha no guheka abandi. Haleluya, haleluya. Gerageza uheka abandi, gerageza duhekane. Heka ikibazo cya mugenzi wawe, ukizamukana umusozi ugiterane, ahari Imana nawe iribuze gukora ku cyawe. Twakomera Imana amashyi. Mu ijambo kwizera ngo Pawulo yitegereje kiriya kirema i Lusitira, ngo Pawulo amurebye amwitegereje ngo abona ko afite kwizera kumuhesha kujya gute guki. Hari umuhungu waje anashima Imana hano, nimba ntabyibagiwe neza, wenda nkaba mbyibuka neza, hari nko muri 2010 bamuzanye bamuhetse. Hari umuntu w'umusore umugongo waracitse, ntangira kumusengera. Uko musengera, uko mwitegereza, mbona agize kwizera kumuha kwakira igitangaza. Haleluya. Ndamubwira ngo nahaguruke, mbona narahagurutse. Ndamubwira ngo nazamuke hejuru, mbona narazamutse. Kuva uwo munsi bari bamuzanye bamuhetse, yatashye yigenza. Mwuka w'Imana arimo ambwira ngo hari abaje bahetswe, hari abaje bafite ibibazo bikomeye, ariko uyu munsi wa none Imana irimo imbwira ngo abo bantu barahaguruka mu ngobyi yabo, mu ngobyi y'ibibazo, mu ngobyi y'ingorane, bagende mu izina rya Yesu. Mugasifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva ijambo
mukize mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi ngo ndakize mu izina rya Paulo ngo abonye yuko kira kirema ngo gifite kwizera kumuhesha gukizwa, niko bavuze hano, gukizwa cyangwa se gukira, icyo ngo haguruka ugende, ibirenge birimera neza, birongera biragaruka, aba muzima, agira gute, aragenda. Igitangaza cyabaye cyangwa se cyabaye aho ngaho ngo basengaga izindi mana. Hari umutambyi wa Zewu wafashaga abantu n'ubwo bupfumu bwabo, ngo babonye ibibaye ngo Paulo bamuhimba izina, ndetse na Barinawo nawe bamuhimba irindi zina. Yesu nashimwe cyane. Paulo bamuha izina rikomeye kuko ari we warushaga Barinawo kuvuga. Yesu nashimwe cyane. Ni nkaho abantu bumvaga yuko Imana itakoresha abantu bayo, bumvaga bizere mu izo mana zabo. Uyu munsi wa none hano hari nk'umuntu, niba twabanje gusenga, hari nk'umuntu ufite imiti yo mu bapfumu, yayisanye hano muri aya materaniro, yaje abyisize, ariko kandi bamurangiye hano ko ashobora gukira. None se izo mana zibiri zirabangikanywa, biri bukunde ubwo abandi bacya ntabwo uri buze gukira? Ni nkaho natambuka kano kanya habiterera aha ngaha ukizera gukira, Imana ikakugira neza. Twakomera Yesu amashyi. Watambuka uyu mwanya, watambuka uyu mwanya, ibyo bintu ukabijugunya hano, ukakira icyaha cy'Imana cyo gukira mu izina rya Yesu. Ntabwo uri bukire ugifite ibyo bintu. Gukira kwawe ni uko ugomba kubanza kubijugunya ukabita hano. Yesu nashimwe cyane. Ukakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Ibyo bintu ufite ntabwo bishobora gutuma wakira igitangaza cyawe. Birekure, bijugunye. 2015 twari dufite igiterane ahantu hitwa i Nyamasheke. Icyo gihe nagiye kugwirizayo, batwiteguye. Ngezeyo nsanga bazanye umuntu witwa Mariya. Mariya kwa muganga bari baramusezeye bamubwira ngo ufite ikibazo cy'amagufa, amagufa yawe aramungwa, amagufa yawe yarapfuye, uzapfa nguko nta bundi buryo. Ariko bamenye yuko dufite igiterane cyo gusengera abarwayi. Yesu nashimwe cyane. Icyo giterane ni ngewe ugomba kubwiriza muri icyo giterane. Ngezeyo amakuru ya Mariya nari isanzwe nyazi, barayavuze. Sanga Mariya bamuneze uko ntambuka bari ngi baririmba, sanga Mariya mbona umuntu ari mu ngobyi araryamye. Ndavuga ati karabaye noneho. Mariya se bamuzanye gukora iki hano? Urumva nk'umuyobozi nagomba kuva mu modoka ntambuka ninjira njya mu giterane, ariko nawe akajisho. Noneho Mariya bamushyira ahantu ndibuze kubwiriza neza, ndaba nduzi Mariya kunguko. Hari ukuntu Yesu nashimwe cyane. Imana ni nziza, haleluya. Banyakiriye ngo ngiye kubwiriza, ijwi rirambwira ngo utari wahagutsa Mariya ngo agende, nta kintu kiri buze gukoreka hano i Nyamasheke. Imana ni nziza, haleluya. Najya gusoma Bibiliya nkumva birananiye, ijwi rikambwira ngo hagurutsa Mariya. Nikababwiza ukuri, itukirarira natwe tugomba kugira kwizera. Reka ngwiza ukuri, nimba ntameze neza mu buryo bwo kwizera, n'abandi nzaba ari kubwiriza nabo ntabwo bizagenda neza. Ni ngombwa kugira ngo nanjye mere neza. Abeheza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kwizera kwacu aho kugarukira, aho niho Imana ibasha gukorera imirimo yayo. Aho kwizera kwawe kwaduze hejuru, aho niho Imana ikorera.
nuba muri aya materaniro reka kwizera kwacu kuduga hejuru. Imana ize gukora kwizera kwacu mu izina rya Yesu. Numvaga bidashoboka kuko narize amakuru ya Mariya. Faisal baramubwiye ngo amagufwa yaramunzwe ntakanahaguruke, nahaguruka azacikagurikamo. Ijwi rambye ngo hagurutsa Mariya, hagurutsa Mariya, ijwi hagurutsa Mariya. Nkashaka kuririmba hagurutsa Mariya, hagurutsa Mariya. Ndavuga ati karabaye, hagurutsa Mariya. Nuba ngiye gupfa nabo ati mve Mariya we haguruka ugende. Abantu barandeba. Umudiyakoni arambwira ngo rega Mariya ngo amaze imyaka 5 arwaye gutya ntabwo ashobora guhaguruka, ntabwo byakunda. Ndamubwira ngo Mariya we nitaye ku majwi ndi kumva haguruka. Arandeba, aranyitegereza, mbona atangiye kunyeganyeza ingobyi gutya. Ndamubwira ngo haguruka. Arahaguruka aba muzima. N'uyu munsi wa none yaje gushingira abana hano i Kigali ni muzima. Nzamuzana hano umunsi wari kuwa 5 azatanga ubuhamya. Komera Yesu amashyi menshi. Nimavuga ngo kwizera kuguhesha kwakira igitangaza cyawe uyu mugoroba niko tugiye gukoreramo. Nurangara niwizere n'akazi kawe, ariko hano hari kwizera kwaguhesha kwakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi menshi. Wino hano mukobwa, wino hano. Hari abantu hano tugenda twigiraho benshi. Uyu mukobwa abanje kumuhanura kugira ko akize indwara ndamubivugaho gatandatu ndabandibuka. Nari ndwaye mu nda, inyama yo mu nda bita indurwe. Nzahana ari ubwa mbere nari nicaye hariya ku gikuta, arambwira ngo uburwayi mfite mu nda burakize. Nza hano mvuga uburwayi nari ndwaye. Bari barambwiye ngo kugira ngo bamvure nzatanga miliyoni 11. Narabuze n'ubushobozi. Pasiteri arabivuze numva nanjye ntibishoboka, sinshobora gukira. Bukeye hari kuwa 5, kuwa mbere njya kwa muganga ndabwira dogiteri noneho wanyandikira za miliyoni 11 nazibonye, kandi nazo nari mfite. Ndagira ngo ndebe ko ibyo Imana yari yavuze. Yari yizeye iki? Mbega mwese bivuga yari yizeye iki? Imana yamuvuze. Yari yizeye iki? Aho hanyuma rero dogiteri arongera aransuzuma kugira ngo akore amafishi y'aho uburwayi bugeze, ansuzumye abura ya ndwara. Arambwira ngo ndabona ntayo, ahubwo ufite ikibazo cy'umwijima. Anyandikira uduti natwo tworoheje, arambwira ngo ntabwo bikomeye cyane. Ubwo nongeye mbwira mama uburyo nakizemo, ndamubwira mama wanjye ntabwo yajyaga ashobora kugenda muri bisi irimo abandi bantu kubera kuva niyo yaje inaha i Kigali tugomba gushaka imodoka akaba ari impuzanayo ku giti cyiwe, kuko yivuriza CHK Kibagabaga no mu Ruhengeri. Ubwo ndabwira kubera ko utahagera impa esharupe yawe nyijyane umunsi nzagenda bizeye uwo munsi nicare mu rusengero kugeza igihe pasiteri azabihanurira nkahaguruka nkayimuha akayisengera. Pasiteri yaravuze ngo umuntu avuga izina rya mama, ndavuga ni mama wanjye, afite ikihe kibazo? Ndamubwira. Naryamye hano nkenyeye esharupe, ndangije ndagenda esharupe bwarakeye nshyira mama, ndamubwira ntiyambare mu nda arayikenyera. Guhera uwo munsi ntabwo mama yigeze yongera kuva. Nagira ngo muhamwe gikomere Yesu abashimishije Yesu bikora. Nyereke yuko iby'Imana yakoze ari ibitangaza. Kuri 25 mbatizwa mama wanjye yaraje, yari yanziye mu kirori. Ubwo rero nanone ikindi kintu cyabaye kuwa 5 w'icyashize, hano twari turi kumwe, nari nazananye n'umukobwa twicaramo hano, barahanura
nkahanura nkajya numva naza nkanakurura pasiteri nkawubwira ngo n'uyu nguyu n'umufasha. Bigeze aho nawe yari afite icyo kibazo aturikira hano mu rusengero, kuko hari igihe aba ari kanseri y'inkondo y'umura ukajya uva ariko bikageraho bikaguha agahenge y'ufata imiti. Bimubereye hano mu rusengero arambwira ngo nimufashe ashaka ukuntu asohoka hanyuma ahita ataha. Ndabwira nti ntabwo nakurekura, turabishwanira. Nyuma aza kwandikira mesaje undi muntu ngo azamufashe. Uwo muntu namukumiriye hariya ku muryango, mwaka igikapu yari afite cyari kirimo imyenda yari buhindure, ndakimwaka ndavuga bizasubirayo ndamufasha nta kibazo. Ngo mumpa aranyinginga ndamwangira. Ageze aho ngaho aragenda. Nguma aho ngaho kuri finali mbona ko Imana nta kintu imuvuzeho. Pasiteri nibwo yamuvuzeho, hano hose hari huzuye, yari yahujuje nagombye kumutega itorosho, ariko abantu bamwe twari tumicanye ntibari bazi ikibazo dufite. Mukenyeza ibitenge impande zose ndahishira, ariko Imana imuvugaho. Ubu twavuganye ambwira yuko nawe yorohewe. Mumere Imana icyubahiro. Kumbera Yesu amashimeshi. Kama kuri mugenda mugende ikibazo ni iki? Ngo mu izina rya Yesu kibeho, mu izina rya Yesu. Ubwire ngo ikibazo ni iki? Karabaye. Ururatse. Ubwire ngo ikibazo ni iki? Ngo kibeho mu izina rya Yesu. Bigiye kucyane. Bigiye kucyane. Muhaguruka wikora gutyo. Muhaguruka wikora gutyo. Ikibazo ni iki? Bigiyeho mu izina rya Yesu. Bigiyeho mu izina rya Yesu. Bikaruka nguko. Leta soka. Bikaruka nguko. Bikaruka nguko. Bikaruka nguko. Bikaruka nguko. Hey, leta soka lete. Ainisha bigiye mu izina rya Yesu. 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 Korera Yesu amashure. Uyu munsi turakora n'abantu bafite kwizera. Hari umuntu ukize kano kanya ufite umwingo w'imbere, akize kano kanya afite umwingo w'imbere. Arihe uwo muntu ukize ufite umwingo w'imbere? Afite umwingo w'imbere. Yaba ari muri amateraniro, yaba agize mu ishaka bari muri amateraniro, kuko arakize. Birashoboka ko yaba arimo hano afite umwingo w'imbere. Uwo muntu Imana iramukije kano kanya. Ndakomeza mbitangaze ko nuko uwo muntu akize umwingo w'imbere. Yaba ari hano, yaba hari uhari. Yesu nashimwe. Cyangwa ukaba ufite umuntu wari ufite ikibazo cy'umwingo w'imbere. Hari uhari? Uko tuvuze gutyo ubonye umuntu akiri umwingo w'imbere mu izina rya Yesu. Ni wewe. Dukomere Yesu amashyi. Ntabwo uzongera kumva. Haguruka wewe amina. Haguruka wakire mu gitanda cyawe amina. Yo amina arakize. Komera Yesu amashyi. Hari ikibazo ufite cy'umuntu utabyara, ikibazo cyo kubyara, hariyo Zenya abuvuga. Muganga ugeze hano. Komera Yesu amashyi. Ugeze hano. Imana irambwira ngo mfate umuntu ku kibazo cyo kubyara. Nibaza ibyo ari byo. Umaze imyaka ingahe ubana n'umugabo? Yitubwiye ntibishyure ubana n'umugabo wize. Itandatu. Wibaze neza koko? Wibaze neza? Irarenga. Arabyara? Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Mu bwa mbere Yesu hano ubwo numvaga ndi kumanuka hariya ngo Imana ngo uyu nguyu umaze ikibazo cy'ibijyanye no kubyara. Yesu nashimwe cyane. Waturutse ahagana he? Mu Gitega.
igiye gukora igitanda gikomeye ku buzima bwawe. Imana igiye kuguha kubyara. Dukomere Yesu amashyi menshi. Nuko Imana angejeje kuri wowe akambwira ngo ninkubwire kiriya kintu ntabwo waruzi. Uko utaruzi nuko Imana akanzaho niko agiye gukora igitanda gikomeye mu nda yawe ukabyara mu izina rya Yesu. Dukomere Yesu amashyi. Fata kunda yawe. Uyu mugoroba numvishe nuko Imana ambwira ngo Imana imuremeyemo abana babiri mu nda yiwe. Dukomere Imana amashyi menshi. Imana imuhaye abana babiri. Fata kunda yawe. Umwizera y'Uwiteka Imana yacu, uku kwizera afite kumuhesha kwakira igitanda cy'Imana, niyakira kubyara abana ko ari babiri mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zaramukurikiye zikamubuza amahoro. Wambaraga wese abazimu wafatiye inda ibyara, ndagutegetse kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziganze, umuco w'Imana n'uganze aka kanya yakire kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuna Yesu abakirisha. Ibikomere cyangwa byorohe tugomba kubona Imana. Ibikomere cyangwa byorohe tugomba kubona Imana. Haleluya. Ibikomere cyangwa byorohe tugomba kubona Imana. Byagenze bite? Umva nuko Imana ndimo kuvuga ngo bikomeye cyangwa byoroshye ndi kuririmba namuciye ko Imana yanjye ngo nifate uwo nguwo ndagenda surira Imana yanjye ngo nkomeze ngaruke mfate uyu nguwo. Iki Imana yari yambwiye ngo baravuze ngo gushaka kwiwe ntabwo azashaka nta nubwo azabya. Ugize gute? Ushaka byaranze. Narashatse kwambara ibanga kabiri ibanga urwaka nimakije gushaka urubanga nashaka telefone umugabo gakibura urataha ndikoresha. Amaze gushaka abagabo bane kandi ngo nta kintu ajya apfa n'umugabo aragishakira kikabura. Arabona Imana komera Yesu abashimishe. Reka nkubwire bakubahe bibi uko
ukunguku, nabonaga ameze ukunguku, nabonaga abose ukunguku, ufite niko yari ameze, niko nabonaga mu mwuka. Nuko Imana arambwira ngo uko ameze ukunguku, ngo nta kintu na kimwe yari kuzigera abatyo, nta mpuhwe kuzagira, ariko mu buryo bwo mu mwuka natwe turaguhambuye uko bari baraguhambuye, turaguhambuye mu izina rya Kristo. Wakira Imana yawe mu izina rya Yesu. Wese kwivuza, wese kwivuza, ndetse n'abo mu nkeka bakabura babaririza ngo Jeannette aracyabana n'umugabo mu rwego rw'isoni, nkavuga ngo ndacyabana nawe ku batanzi. mbese ubona ari ibintu binesheje mu muryango wanjye. umva reka nkubwire, gusenga twamaze gusenga, Imana irakubohoye, ugiye gushaka urugo, usezerane, bigende neza mu izina rya Kristo. Urusibo rwawe ruriho ruvuye mu izina rya Yesu. Komera Yesu abashimishe, usibireje. Umuntu waje ahambiriye umugozi mu nda yiwe harangurura cyane, kandi indwara ntiboneka. Urihe ntabwo ngo baraturose wari ugiye gushiramo ku buryo wari kuburira ntabwo bwawe bakubwiye iki? babuze indwara, ariko igihe ukomeye Yesu abashimishe. Mu nda yawe ndabona hateretsemo ikintu cy'igiceri. Ngwino hano, mu nda yiwe hateretsemo ikintu cy'igiceri. Imana ibiyerekwa ndabona ikintu kimeze nk'igiceri kigongera. Mu nda yawe harimo ikintu cy'igiceri kigongera. Wari ugiye kugira ibiro 30 ku buryo bajya kubara indwara nawe utazi. Uyu mugoroba Imana igiye kugukiza. Yonesopa alenezozike, inesoma alenezozike, ayinisoti ayinisoma alenezozike. Uyu mugoroba ubuyobozi bagushizeho bugiye guta agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga z'abarozi ni abantu batatu bavuze ngo tumugiriyeyo. Buriya mugore ni umukire, ngo ntabwo yagukirana. Imana irambwiye ngo ugiye kwakira igitabo cy'Imana cyo gukira. Aha muda ntabwo uzongera kurumva mu izina rya Yesu Kristo. Yonesopa alenezozike, inesota alenezozike, ropa alenezozike. Wambaraga we ndagutegetse va mu nda yiwe, ndagutegetse hunga va mu nda yiwe, rekura mu nda, sohoka va mu nda yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Wambaraga we zibike, ndagutegetse sohoka va mu nda yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Obaka ayinisomye telefone yenesosika ayivoma aliyozike ayinisosike turahanuye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo azongera kuribwa mu nda. Oh Yesu shimwe. Wari ufite n'umweko, genda umweko ukuremo, dukomereze amashyigashi. Dukomereze amashyigashi. Uko tugusengeye, uko Imana yambwiye kuwo mweko ukuremo, nta musongera kurwanya. Dukomereze amashyigashi.